birango 9 biranga umuntu washaje nicyo kuvuga menshi kirimo. Abahanga baranditse ngo kubera iki avuga byinshi, ngo nuko yabonye byinshi ashaka kuvuga mu gihe gito ashigaje. Ariko umva aya masomo yombi ndongera nabaza mutekereze, ariko ndongera mubaze iki kibazo. Mutekereze neza mwe kwirengera, muvugisha ukuri kuri mu mitima yanyu. Ubunyadini mu bwihorere, maraba abanyadini mu gitabo. Uyu munsi tuba abakristo bo mu mutima no muri Bibiliya. Ariko uwihangana akagize meruka ni uzagenza ateye, ni uzakizwa. Hariya mu byashe ngo uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanje nzaguha ikamba ry'iki y'ubugingo. Iri tureba cyane nirihe? Uje ukiranuka ugeze ku gupfa kwawe. Paulo yanditse aya magambo ari muri gereza, kandi yamaze kumenya isaha Abaroma baramwicira. Yandikira Timoteyo amusezeraho ati, Timoteyo we, kuko jeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje gisohoye. Iri somo nabonye abantu barihindanya, nabonye abasaza benshi bashaje batakimesa, batagikaraba, batacogosha ubwanwa, batagicoza mu menyo, batagica inzara, badashoboye no kugenda, ariko bakibukira isomo, batagisenga ngo ngewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ninde wagusuka hose? Ninde wagusuka hose? Keretse umusazi. Ibisukwa ku gicaniro ni bimeze bite? Ariko akambabwira icyabaye muri icyo gihe. Icyo gihe nazengurutse u Rwanda n'amaguru. U Rwanda ndarurangiza n'amaguru ndi kubwiriza ubutumwa. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Bizera b'itorero rya Bibare muri aho. Hashize imyaka ntari kwibuka uko ingana. Mbaye wo kwigerageza nayitekerezaho, ariko wayibumbira hamwe yaba myinshi gusa. Bibare muri aho. Imana ibaho umugisha. Mbese muracyariho? Uwiteka nahimbazwe. Bibare. Nahoze ndeba hanze mbona hari ikibare kikiri ikibare. Hari ikibare nabonye kikiri ikibare, ariko ibindi bibare barabijyanye. Ndibuka imodoka zitwara ibibare hano zibijyana, amabuye zimena zigenda. Ndibuka urusengero rwa shitingi iri munsi y'amahema ngaha, ibibare bitembagara hano tubyicayeho bimwe, n'intebe z'imbaho zihenuka, nuko wakwicara urangaye ukagwa inyuma ushinze akagongo. Ndabyibuka. None muri aho mwese? Yesu nashimwe. Nanjye ndacyariho kandi ndacyarimo. Ushobora kubaho ariko utarimo. Ndiho kandi ndimo. Harya ni ndimo ngo nimo. Mwo. Zangorane ziratangiye. Abanyarwanda. Ubwo rero ntabwo ndarema ibice mu rurimi, uko biri kose nitubamo nangamwo, ntabwo nzikiri ukuri neza,
nuko kuvuga izindi ndimi kuzashyira, hazasigara ururimi rumwe rw'abana b'Imana. Izi ndimi zose tuvuga ni impanuka, ntituzazipfe ngo zidutere ibibazo, ngo nje nabivuze neza uriya yabivuze nabi, byose bizashyira bitagaciro. Hazasigara ururimi rumwe gusa ruzaduhuriza mu ijuru. Reka izi mpanuka turimo z'indimi zihora zitera ibibazo ku banyantege nke tubyihorere, twerekere ku cyo twahamagariwe. Mbabwiye ko nkirimo rero, ndashimira Imana ko nkiri muri uyu murimo, kandi ntabwo uwo murimo nkurimo nawo undimo, ndawukora ukankora. Ntabwo nkubamo nk'umucanshuro wawo, ahubwo nanje Pawulo avuze ngo ibyo iyo maze kubwira abandi nkoresha umubiri wanje uburetwa, ngo ntaza kugaragara nk'utemewe mu byo navuze. Imana ihabwa icyubahiro. Ibuka abantu ba kera, bamwe ndi kubona agashusho nkabona ndakazi, kibagirwa izina, ni bakeya nakwibuka izina, ariko rwose turacyari kumwe mu mwami. Reka mvuge bikeya, ibindi bizavugwa mu byumweru bibiri, nkurikije uko igihe gikurikirana n'amasaha tugezeho. Ndashaka kubabwira ko nanejejwe cyane n'ubutumire bwanyu, mwarakoze kunyibuka. Narabatekerezaga ariko sinabibukaga, mwe rero mwaranyibutse. Ariko nubwo hashize igihe kirekire, ntabwo icyo dupfana cyahungabanye, kiracyariho. Isano yacu muri Kristo iracyari nzima. Ntabwo ndi buvuge ibirenze ibyo nteganirijwe. Nzi yuko umuntu ugeze mu myaka nk'iyanjye bamuha ijambo rimwe akavuga 100, ariko afite impamvu itoroshye. Mu birango 9 biranga umuntu washaje, n'icyo kuvuga menshi kirimo. Abahanga baranditse ngo kubera iki avuga byinshi, ngo nuko yabonye byinshi ashaka kuvuga mu gihe gito ashigaje. Icyo ndibuze kubabwira, niba mufite umugisha wo kuba mufite abasaza bakoze umurimo igihe kirekire, ariko bakaba batagikora uwo murimo mu buryo buhoraho nk'uko bakoraga kera, nk'uko mwahaye abana ijambo, mujye mushyiraho n'umunsi w'abasaza, mubahe ijambo bavuge, babacira imigani, bababwira ibyabaye mutariho, kuko mwe ntimuzababwira ibyo muzaba byo batakiriho, ntacyo bizabamarira. Mureke bavuge abasaza ibyo babonye mutarabaho. Kandi ngiyo bavuze ni bumwe mu buryo bwo kubavura indwara yo kwigunga. Ntimuzatuma abasaza bigunga. Aya magambo ndaza kuyagarukaho, ntabwo ndi kwisabira, nje Yesu yarabinsabiye. Ntabyo ndisabira, umwami yarabinsabiye. Aramasomo 2 nje namwe tujye kumara umwanya tuganiraho. Ntabwo ndabwiriza birebire, ni amasomo 2 gusa. Ritirikanya some nsoze mwumve. Isomo rya mbere, mushiki wacu yarisomye, Matayo 24 umurongo wa 13. Ariko uwihangana akageza mu kwa kangahe? Ariko uwihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Uyu rero mbaye mwihoreye kuko ntabwo muzi. Hari uwonzi rero, uwo ntekereza ari mu byahishuwe
igice cya kabiri. Ayo masomo yombi byahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 10. Ntutinye ibyo ugiye kubabazwa, dore Satani agiye gushirisha bamwe mu mazu y'imbohe kugira ngo mubabazwe, kandi muzababazwa imyaka 10. Bibiliya yawe iranditse ngo muzababazwa iminsi 10. Mu mvugo ya gihanuzi umunsi n'umwaka. Iri torero ryagombaga kunyura mu mibabaro rikamara imyaka 10, ariko mu nyandiko ya gihanuzi ni iminsi 10. Ijambo babwiwe niri ngo ariko uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo. Aya masomo yombi niyo tugiye kuganira umwanya muto cyane. Uwihangana akageza ryari? Uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nzaguha ikamba ry'ubugingo. Reka mbabaze ikibazo, iri tureba cyane ni irihe? Mumbwire, mumfashe gusobanura. Mugiye kumfasha gusobanura aya masomo yombi. Uwihangana akageza imperuka ni uzagenza ate? Uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nzaguha ikamba ry'ubugingo. Iri tureba ni irihe? Ba ikizamine bahungu bakobwa. Ndasubiramo. Ndashaka ko mutekereza cyane mwumve neza. Bibiliya uko muyireba irakura. Irakura. Igikura ariko igakurana na nyirayo. Ntabwo igusiga, irakurindira ku rwego uriho. Ariko umva aya masomo yombi. Ndongera nabaza mutekereze, ariko ndongera mabaza iki kibazo. Mutekereze neza mwe kwirengera. Muvugisha ukuri kuri mu mitima yanyu. Ubunyadini mu bwihorere. Maraba abanyadini mu gitabo. Uyu munsi tuba abakristo bo mu mutima no muri Bibiliya. Ariko uwihangana akagize imperuka ni uzagenza ateye, ni uzakizwa. Hariya mu byashengo uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanje nzaguha ikamba ry'iki y'ubugingo. Iri tureba cyane ni irihe? Gake rivuga ngo iki? Ngo iki? Ugeze nanje nzaguha ikamba ry'iki? Ntabwo twebwe abariho ubu dukwiriye gutekereza ko tuzihangana kugeza imperuka, ntabwo ari byacu. Ahubwo wowe uje ukiranuka ugeze ku gupfa. Hari abafite uburenganzira bwo kuzageza ku mperuka bakiriho, ariko nje ntabwo kuri nje ntabwo nsaba gutegereza imperuka ngo mbone gukizwa, ahubwo no gutegereza urupfu rwanjye. Nje ruransatiriye, nje ndi mu marembo yarwo. Hari iryo zina ntarivuga rikangora, ndaretse. Ngiye kurivuga haciye gake. Arashaka kurimenya arimbaze ntari kubwiriza. Reka mbubwire. Uwihangana akageza ku gupfa, akiranuka akageza ku gupfa, umva amagambo agenda avuga. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2, igice cya 4 umurongo wa 6, umva uko avuga.
ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Ugiye gupfa uko avuga, wakoze icyo gikorwa umva uko avuga. Nuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami azampa ryari kuri urya munsi. Umva ko ahwanije n'ibyo Yesu yavuze ngo uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanje nzaguha iki? Ikamba. Pawulo avuze ikamba, ararivuze. Uje ukiranuka ugeze ku gupfa kwawe. Pawulo yanditse aya magambo ari muri gereza, kandi yamaze kumenya isaha Abaroma baramwicira. Yandikira Timoteyo amusezeraho ati, Timoteyo we, kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje gisohoye. Iri somo nabonye abantu barihindanya. Nabonye abasaza benshi bashaje batakimesa, batagikaraba, batacogosha ubwanwa, batagicoza mu menyo, batagica inzara, badashoboye no kugenda, ariko bakibukira isomo, batagisenga ngo njyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ninde wagusukaho se? Ninde wagusukaho se? Keretse umusazi. Ibisukwa ku gicaniro ni bimeze bite? Ni ibitunganye, ni ibyerejwe Uwiteka, ni ibigororotse, maze kumera nk'ibishirwa hatunganye ku gicaniro, mbaye igitambo. Ibisukwa ku gicaniro ni ibyerejwe umurimo. Icyo Pawulo avuga hano ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, avuze ngo maze gutunganwa, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Umva, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jyenyine, n'abandi bose bakunze kuzaboneka kwe bazamera nkanjye. Umva bazageza imperuka icyo babwirwa. Tuje mu byashuwe turebe icyo babwirwa nabo. Barabwirwa ngo iki? Turebe ibyashuwe 15. Mwumve ibizababaho. Byashuwe 15 umurongo wa 2. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Umva abo bantu nibo baguye rya jambo ngo uwihangana akageza ryari n'uyu uzatabaruka arwanye n'inyamaswa. Kambabwira inshuti zanjye, iyi nyamaswa tujya tuyivuga tukanayiyenzaho tukayendereza. Ari igihe hagana muri za 85 icya 1945 twateranye inama, turavuga ko ariko iyi nyamaswa kitari kuvumbuka ngo turwane nayo irihe. Dutegura ubutumwa ngo bwo kuyivuna umurizo. Bati inyamaswa rero iraryamye, yabuze abayivuna umurizo, tuba tugiye kuyivuna umurizo. Bavandimwe, uwariho icyo gihe ntuzi byatubayeho. Twayivunnye umurizo,
yari igiye kutuvuna amaguru. Twateguye ubutumwa bwo kwivuna umurizo, tuyisange mu isoko, tuyisange muri za katedrali, tuyisange mu nsengero zayo, tuyisange mu ngo aho iba, tuyisange mu biro aho ikorera. Twari tugiye kuyivuna umurizo, ariko ibyatubayeho Imana niyo ibizi. Hariho abantu bitwa ba niyibizi, Imana niyo ibizi. Icyo nabonye icyo gihe twarinzwe n'ijuru ryonyine, nubwo twari mu rugamba rusa n'urimo ubujiji, Imana yemera ko n'abawe banyantege nke bakora umurimo ukomeye. Ariko reka mbabwire icyabaye muri icyo gihe. Icyo gihe nazengurutse u Rwanda n'amaguru. U Rwanda ndarurangiza n'amaguru ndi kubwiriza ubutumwa. Nanyuze uturere twose, uturutse ya Kidaho, cyahoze ari komine Kidaho, icyahoze ari komine Butaro, kanambukiranye ibyari za komine za Bwisige, Ubugesera bwose, Nyamata n'amaguru. Mbinguka hitwa Kubigega muri Nyanza ya Butare, nyura mu nkengero za Gacunampanga, ndambuka Ikirinda, mpinguka Rubengera. Ndaza Kibuye yose, ngugarutse i Kigali, nyura muri za Gitarama, muri za komine Buringa kera, nzamuka muri komine Nyakabanda, ndiza ndayurira ahitwa Ikibangu, jimpaka n'umupadiri wari uhari, Padiri Buruge. Ndambuka ku kiraro cya Burugi mu Ngororero hariya muri za komine Satinski, ndakomeza hasi mu Bushiru, mpinguka ku Mukamira. Ndi kuvuna inyamaswa umurizo. U Rwanda ndaruzenguruka, ndongera nsubiramo nzenguruka aho narenze, mfata igihugu, mfata ibihugu bidukikije, mfata Uganda, ayizenguka aho nashoboye kugera ni ngari cyane, mfata igihugu cya Kongo, ndazenguruka ni ngari cyane. Haraho nagiye iminsi 7 ibirenge biratumba. Haraho nigeze kugura igisheke ngo ngende ndakirya, mbura aho nkirira, naje kukirya nkagira isoni, saba n'abakristo bari kundeba, igisheke kirananira kiruma ndagita. Ndambuka Kongo, ndambuka ikigezi cyitwa Ruhoro, ndakubwiriza ahitwa Ikobo, Bukavu yose, ndaminuka nje Burundi, nambukwa Ruhwa, nambutse Rusizi, mvuye za Kamanyura hariya, manukira ko ndakomeza hariya muri komine Buganda, muri province ya Cibitoke. Hariya bavuze kuri misiyoni ya Buganda, mpakora ivuna rikomeye ntazibagirwa mu mateka Imana yararyanditse mu gitabo cyayo. Muri uwo mujyi, muri misiyoni ya Buganda, nabwibuka umunsi umwe haje kubatiza abapasitoro 50 kubera ubwinshi bw'abantu. Twahabatije abantu umunsi umwe 1450. Abantu bagira ubwuzu bwinshi bati ntabwo turabibona hano i Burundi. Aba bantu ntibabona aho baba, babakorera urwabo rusengero n'ubu ruracyariho. Ntabwo ukwiye kurata inkovu z'imiringa, uje ukiranuka ugeze ku gupfa. Narwanye intambara nziza, nari
nzi ibyo kwizera, bisigaye bikiwe ikamba ryo gukiranuka. Ibyo mwamazamva kuri urya munsi, ariko si jye nyine, n'abandi bakunze kuzaboneka kwe bose. Umwami Yesu nanyemerera ndategura kuzavuga amagambo aheruka, sindayavuga. Cyakora wenda nzapfa ntayavuze, abazasigara muzayavuge. Nta gataka k'uru Rwanda ntazi aho kari. Shobora kuba ntarageze muri buri torero ryo mu Rwanda, ariko nta firidi n'imwe umenya cyari ikintu harazavutse nyuma, nta ntara n'imwe. Iyi se si intara ya Bibare, ntiryari ishami rya Bibare, harya Bibare yarivuye muri hetorero. Ntabwo mwatuvuye Remera hariya, harya ubwo Kabeze yarivuye Remera. Amatorero yahanzwe myafunguye hivuna, na Bibare ndirimo. Na Bibare irimo twaratangiranye umurimo hano, Karambi irimo, Eremesi irimo, Erayon irimo, Iratoro rya Kimisagara ririmo. Twatangiye tuhita Mukove, aho twatangiye kuri ahitwa kuri tapi rouge. Twatangiye ari tapi rouge, ubu niho rero. Nibyo? Reka ndavuga ibitandeba, ntavuga ngakabya, ariko icyo ntabwo kimbikamba. Uje ukiranuka ugeze ryari kugupfa, ibi sinabirata. Igikomeye ni urugamba rw'umutima, hariya ku mutima. Kubera ubutumwa bwiza, kubera izo ntambara n'urugamba twarwanye, ninjiye umuryango wa gereza inshuro 6, bidaturutse ku cyaha nakoze, biturutse kuri Bibiliya y'ubwayo. Ariko reka mbabwire, icyo wavuga cyose ujye ukiranuka ugeze ryari. Ubu rugendo narukoze iyo myaka yose, ariko umunsi umwe wankunkumura iyo myaka ikandikwamo 0. Birashoboka? Umwanditsi umwe yaravuze ngo ushobora gushaka kuba umugabo imyaka y'ubuzima bwawe bikakugora imyaka ikarenga 30, 40, 50, ubugabo utarabugeraho. Kuba umugabo, ubugabo bamwe barabuvukana, kuba umugabo. Ariko washaka kuba imbwebwe, umunsi umwe isaha imwe irahagije, nayo nto yarinda gushira. Ubu bwebwe ntabwo bwagutwara isaha, ubishatse n'ubu wasohoka uri imbwebwe. Hariyo ndayitsinze ya yindi, nyinyujije mu nyuguti nyinshi ngitabageraho iremereye. Ariko reka mubwire, naratangaye. Umwanditsi umwe yaranditse ngo ufashe ingunguru y'umutobe mwiza uteguwe neza, ugashiramo ikiyiko kimwe kivuye mu bwogero. Hari ibyo nsinze kuvuga, ingunguru yose bayahumanye. Harya nibyo weke, harya mu bwengu iki bibaye byo cyangwa ntari byo. Uramutse uzanye ingunguru y'umutobe mwiza utetse uteguwe, nani nishaka ibe na divayi nziza yo mu mizabibu,
ukadaha mu base amazi bakarabuyemo bose, ukadahamo agatase kamwe ugasaka muri ya ngunguru uti ni munyweho mwese. Abanyakuri bose ntibaranywa. Bivuze iki rero? Imyaka y'ubutungane bwawe yose uko yabingana, ugashiramo umwaka umwe w'ububwebwe, ibintu byose bihinduka ububwebwe. Ndasaba Imana kumpa gukiranuka kugeza ku gupfa. Imyaka y'ubukuru ari ikintu kije kintangaza iyo nsomye muri ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Igitabo cyitwa Uburezi ku paje ya 255 hasi kwisubira kujya gusoza. Nanone kandi Imana yatanze itegeko ry'umwihariko ryo kubaha abakuze. Kubaha bameze bate? Hariho abakuze n'abakururumbye da. Ariko ni abakuze. Havuzwe abakururumbye n'abakuze. Abakuze. Iravuga iti Ruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icubahiro riboneshwa no kuja mu nzira yo gukiranuka. Uruyenzi rw'imvi rugaragaza urugamba abasaza barwanye, insinzi bagezeho, imitwaro bikoreye n'ibishuko batsinze. Utega amatwi umva aya magambo. Ntabwo ari ugusaza gusa. Ntabwo ari ugusaza gusa. Uruyenzi rw'imvi rugaragaza urugamba abasaza barwanye, insinzi bagezeho, imitwaro bikoreye n'ibishuko bagenze bate batsinze. Imvi z'uruyenzi zivuga ibyerekeye ibirenge binaniwe biri hafi yo kuruhuka, ndetse zikanavuga n'imyanya igiye gusigara idafite abayirimo. Aho njya masoma kagomba kubabara. Intambara abasaza barwanye bakubaka izi nsengero, hari abatakiriho. Hari abasaza bashije hano bikoreye ibibare, bateruye amabuye, bazanye ibitiyo, bazanye amasuka, baraharura, bazana inyundo, barakubita, barikorera, baragwa, barahaguruka, barakoboka, baromorwa, barihanga, nubaka bibare. Nyamara bamwe ntabakiriho, abandi ntabakirino, ariko ho bari bazakizwa no kwihangana bakageza ku gupfa. Hari abasaza nibuka, ndeka ndavuga amazina, ndacyabibuka, amazina ndayibuka, ariko abo ngabo aho bari, abakiriho bakomere bihangane. Ariko ngo izo mvi zinavuga n'imyanya igiye gusigara idafite abagenje bate abayirimo. Iri jambo rirangora kuryumva neza. Iyo myanya abasaza si bazasiga bayifunze, bazayipfana se wapi? Ahubwo gusimburwa kwabo bizagorana. Ubu n'abasore baje mu murimo, abasore muraho, Imana bakomeze. Abasore baje mu murimo maze yaza yarangaye akitegereza, igihe mushiramo ibi byose, igihe mumbe n'ibibare ntiyarahari,
igihe mu Rwanda intambara ya rwa rusengero rw'amashitingi ntiyari ahari, igihe mwashingaga urusengero rw'amatafari y'umutuku yitwaga Ruriba ntiyari ahari. Nibyo hano rwarahabaye, aha rwarahabaye ntiyari ahari. Igihe muvuguruye mugakora ibingibi, mugashiraho imikeka, mugasiga amarangi, mugashiramo amakaro, ntiyari ahari. Ariko azaza yifashe mu mufuka. Hari abaza yifashe mu mufuka bihengetse, bari kugenda bihengetse, kumva bari ibyo abasaza. Ariko abasaza muje murabicazira, zintebe z'abasaza ziri he hano mu rusengero? Abasaza muje murabicazira hirya. Abasaza do hari abana numvise ngo duhe ngumva uko viye ngari kuvuga ngumva baviye, ngo ribarandi baviye ngumva viye di ngo witwa viye baduhinduye amazina ngo ngumva baviye. Arya viye ni iki? Aba muzehe niyo bavuze muzehe babugwaye icubahiro. Wa musaza mwa umva di abasaza Imana irabakunda, abasaza Imana ibitayeho, ariko bashaje bakiranuka. Ndacyasobanura rya somo rivuga ngo ariko uwiha uje ukiranuka ugeze ryari? Kugupfa. Reka nsome muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nerekeza ku musozo. Ku paje ya 352 ndavuga abasaza basaziye mu murimo. Ndavuga nerekera ku basore ngo bazasazire mu murimo bakomere. Paje 352. Abantu bagiye bashira imbere gukorera Imana mu buzima bwabo bakwiriye kwitabwaho cyane. Abo bakozi bageze mu zabukuru bagiye bahagarara ari ndahemuka mu gihe cy'umugaru n'ibigeragezo. Bagiye bahagararira ukuri mu gihe cy'umugaru n'ibigeragezo. Ntabwo ari abashaje bari muri ndagarutse. Bashobora kugira ubusembwa, birashoboka. Bashobora kugira ubusembwa, ariko ubusembwa si icyaha. Bashobora kugira amakosa, ariko baracafite impano zituma bahagarara mu mwanya wabo kubw'umurimo w'Imana nubwo bananiwe, kandi bakaba badashoboye kwikorera imitwaro iremereye abasore bashobora kandi bakwiriye kwikorera. Inama bashobora gutanga ifite agaciro gahanitse. Inki inama bafite inama. Bashobora kuba barakoze amakosa, ariko kubera ibyo bamenye uburyo bwo kwirinda amakosa. Iri jambo rije rikomera cyane kuri nje n'amakuba. Mbese kubw'ibyo ntibashobora gutanga inama ziri mu bushishozi, bihanganiye ibishuko n'ibigeragezo, kandi nubwo bahatakarije imbaraga zimwe, ntabwo Umukiza abirengagiza, abaha ubuntu n'ubwenge byihariye. N'umusaraba w'ibivume. None se ntiwumva ko itorero ari rigari? Abo basaza rero babaye inararibonye mu gihe kirekire, nibo bafite inshingano yo guhuza ibyabaye n'ibiriho none bakabibyaza ikizima. Abasaza muje mubafata neza, n'abakozi b'Imana batangaje. Cyakora hari abasaza
bagiye bafatwa nabi. Umwe yarambajije ati bari barakoze igihe kirekire ariko bageze inyuma bajugunywa iriya. Umwe arambaza duhuriye ahantu ntabwo ndirirwa ndahavuga, arambwira ati yewe mwandi aturacabwiriza nti ati yewe ati harya nti ati baravuze ngo gusaza nukomera gute yewe mwa ndi barabivuze pastor namwe ntimubizi ntimuze baravuze ko gusaza ari ugusahurwa. Atoya sha barakubeshye ye ati gusaza ati so gusahurwa ati ushobora gusahurwa inshuti zikagutabara zikaza n'ibindi zikongera ibyo bagusahoye bikongera bikabaho. Akoresha ijambo riremereye cyane ati yewe mwani ati gusaza no gushahurwa. Ndingo ikibuze ati ndekeyaho tumbaza ibindi. Ariko abana b'Imana ntibazasaza muri urwo rwego, bazasaza n'ibyiringiro. Nshuti zanjye umva izi nteruro. Bashobora kuba barakoze amakosa ariko kubera ibyo bamenye n'uburyo bwo kwirinda amakosa n'amakuba, mbese kubw'ibyo ntibashobora gutanga inama ziri mu bushishozi, bihanganiye ibishuko n'ibigeragezo, kandi nubwo bahatakarije imbaraga zimwe ntabwo umukiza abirengagiza, abaha ubuntu n'ubwenge byihariye. Abo ni abasaza bagundiriye ibirenge bya Yesu, bashaje bitegura gupfa bakiranuka. Abantu bakoreye shebuja mu gihe umurimo wari ukomeye, abantu bihanganiye ubukene kandi bagakomeza kuba indahemuka igihe hariho bake bashoboraga guhagararira ukuri, bagomba kubahwa. Bagomba iki? Bihanganiye ubukene. None ubu washinga urusengero rwa shitingi muri uyu mujyi, hano rwarahabaye. Za ntebe z'ubukene mwazikuyemo, bya vumbi rya shitingi mwarikuyemo, bya bibare ntiwamenya aho byari biri keretse kureba ikimenyetso nabonye hariya, ntiwamenya aho byabaye. Hari n'abatazi ubusobanuro bwa Itorero rya bibare ngo ni bibare, ntibazi n'ibibare ibyari byo nibi bibuye. Ahangaha bari kubaka umujyi niho bamenaga ibibuye byo kubaka mu mujyi. Imodoka zabitwaraga tureba ahangaha ibi bibari inyundo iri kuvuga papa. Abihanganye mu gihe umurimo wari uri mu bihe bikomeye n'ubukene bwinshi. Umwami yifuza ko abakiri bato, inama ku batoya rero, abakiri bato basore inshuti nkunda, umwami Imana yifuza ko abakiri bato bari muri uyu murimo wayo babona ubwenge, imbaraga ndetse no gukura, bifatanya n'izi nyangamugayo, bakifatanya nazo. Apana kubita ngumva viyemwa, ngumva iby'abaviyedi. Oya, bakwire kwifatanya n'izi ntwarane zarwanya umurimo. Reka abakiri bato bamenye ko ari ubuntu, bamenye ko ari abantu bameze hamwe n'abantu bameze batyo bafite amahirwe akomeye. Reka babahe umwanya w'icubahiro mu nama bakora. Igihe abantu bakoresheje ubuzima bwabo mu murimo wa Kristo bagana ku iherezo ry'umurimo wabo ku isi, bazahatwa na Mwuka Muziranenge kuvuga ibyo bagiye banyuramo bifitanye isano n'umurimo w'Imana. Amakuru avuga uburyo utangaje Imana yagiye ibakorera, uko umurimo wagiye ukorwa mu bihe bya kera, ibyerekeranye n'ukundi inzira yari iremereye cyane. Aba bagomba guhatwa na Mwuka Wera akavuga amateka y'umurimo kugira ngo bakiri bato be gucika intege, ibi bari imbere be kubitinya, kuko ntabwo bitandukanye n'ibyo twanyuzemo imbere mu gihe cyashize.
aba b'intwari banyuze mu gihe cy'umurimo ukomeye cyane bagomba guhabwa umwanya wo gusubira mu mateka y'uyu murimo kugira ngo abakiri bato mu kwizera batangiye umurimo vuba bumve ko n'abanyuze impamvu kwizera tunyura mu bya ba Pawulo na ba Petero tukumva ubuhamya bwabo. Uwabazana uyu munsi akazana Petero agatanga ubuhamya yatangara abonye mufite urusengero rurimo amakaro kurwinjiramo n'inkweto ze za rugabire byabanza kumugora, ariko aya makaro yavuye mu buhamya bwa Petero wakeye. Uwihangana nanone akagize imperuka niwe uzagenza ate? Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo bahagaze ku nyanja y'ibirahure. Ariko reka mbereke soreze kuri iyi nyanja y'ibirahure ariko bivanze n'iki? N'umuriro. Ntashoje muhumure. Umva aya magambo. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure byaje 15:2 bivanze mu muriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri yo nyanja bara y'ibirahure bafite inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana baririmba n'indirimbo y'umwana w'intama. Bati Mwami Imana ishobora byose, umurimo wawe urakomeye kandi uratangaje, mugabe w'amahanga. Izina inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami ninde utazakubaha kandi ngo ye kuguhimbaza, ye guhimbaza izina ryawe kwari wowe wenyine wera. Amahanga yose azaza kuyikubita imbere akuramye kuko imirimo yawe yo gukiranuka iragaragajwe. Tuzaba tugeze iwacu. Wihangana akageza ryari? Uyu we n'imperuka ni uzakizwa. Reka nje namwe nshuti zanjye, Imana itwambike kwihangana, itwambike gukomera, tugeze ku gupfa itwambike gukiranuka, tugeze ku gupfa izatwambike kwihangana kugeza imperuka kubwa Yesu umukiza wacu. None se niba dusabwa kwihangana tukageza imperuka cyangwa se tukihangana tugakiranuka kugeza ku gupfa, tuzananirwa ibyumweru 2? Imana izabidushoboze kubwa Yesu umukiza wacu. Ni bangahe tuzabana ibi byumweru kwari 2 tukabana kugeza dushoje aya materaniro? Ibiganza hejuru turebe. Imana izabidushoboze kandi izaduhe gukomera, izaduhe kwihangana no kuba maso kubwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14